Hello ndagusuhuje wowe mukunzi w'ibiganiro byo kuri RN Agape Official. Nk'uko bisanzwe rero muri ibi bihe turi kuganira ku bihe by'umubyeyi ndetse tuganira n'ibindi bintu bigiye bitandukanye bishobora kuba ku mubyeyi utwite. Uyu munsi rero tugiye kuganira ku nsanganyamatsiko ivuga ngo mbese ibyiza byo kwipimisha k'umugore utwite ni ibihe? Hari abantu bumva ko kwipimisha nta kintu bimaze, bakumva ko ari ukugenda gusa muganga akakureba nta bindi bintu bihambaye areba. Gusa ni byiza cyane, ni byiza cyane na ndetse kubera ko hari ibintu byiza 10 tugiye kureba birinda umubyeyi kuba byamubaho. Icya mbere, kwikurikiranisha kwa muganga cyangwa se gukora ibipimo by'umubyeyi bituma kwa muganga bamenya neza igihe utwite, bakagutangira kugukurikirana hakiri kare. Ni ukuvuga ngo gutwita kwawe bimenyekana hakiri kare, kwa muganga nabo bakagukurikirana hakiri kare mu buryo bworoshye nta kibazo ushobora kugira. Icya kabiri, kwipimisha inda birinda impfu z'ababyeyi n'abana bapfa babyara, ababyeyi bapfa babyara, kubera ko ibibazo bituma habaho izo mpamvu ko umubyeyi apfa ari kubyara cyangwa se agapfusha umwana mu gihe cyo kubyara, babimenya hakiri kare, baba byaramenyekanye hakiri kare kuruta uko wowe waba utabizi waragiye ukiyicarira mu rugo ukaza kugira ibyo bibazo. Icya gatatu, bapima indwara zigiye zitandukanye nk'imivuduko, ingano y'amaraso, isukari, malariya, ubwandu bw'agakoko gatera sida ndetse n'umwijima wo mu bwoko bwa B na C. Ibyo ni ibintu bipimwa cyane iyo umubyeyi yagiye ku gipimo kwa muganga kwikurikiranisha kugira ngo barebe ese mu kwezi gushize ko yari ahagaze gutya, uku kwezi ko ahagaze gute, mbese nimba wenda umuvuduko wazamutse ni gute umubyeyi yafashwa, nimba isukari yazamutse ni gute uyu mubyeyi yafashwa kugira ngo igabanuke isubire ku murongo nta kindi kibazo agize. Mbese biri mu bintu byiza, kandi izi ndwara ziri mu bintu bijya biteza ibibazo, ugasanga habayeho impfu, umubyeyi agapfa ari kubyara cyangwa se agapfusha umwana. Icya kane, gukurikirana umwana uko akura mu nda. Iyo bari gukurikirana umwana uko akura mu nda, bareba ese umwana ibiro afite n'igihe inda ifite ibyumweru inda ifite, ese birahura? Ese uyu mwana ukurikije ibyumweru afite by'iyi nda, ese umwijima we urakora neza nk'uko wagakwiye kuba ukora? Ese ingingo yazanye ingingo zose z'umubiri arazifite? Pozisiyo se y'uyu mwana ni iyihe? Aracuramye, aricaye, aritambitse, bimeze gute? Mbese akora rotasi, akora muvoma, agahindukira mu nda? Ibyo biri mu bintu bareba kwa muganga. Burya nubona bari kugukora ku nda, bari gupima bakareba uburebure, mbese baba bareba inda ibyumweru ifite irakura neza, umwana arakura nta kibazo, bakareba ko bigendanye. Mbese iyo harimo ikibazo naho barabikubwira. Icya gatanu gikorwa ni uko hari inkingo umubyeyi ahabwa zirinda umwana ndetse nawe ubwe. Hari inkingo za tetanusi umubyeyi bamuha, byongerera ubudahangarwa umubyeyi ndetse n'umwana ku kijyanye n'uburwayi bwa tetanusi. Babaha ibinini cyangwa supplements za vitamine. Hari ibinini batanga bya vitamine cyangwa se bya fer bikungahaye ku butare. Ibyo ni ibinini bifasha umubyeyi, bimurinda kugira amaraso makeya, bituma umwana akura neza mu nda, hakaba hakirindwa kuba habaho ko umwana yavukana ubumuga runaka. Ni byiza kubifata cyane, abenshi barabifata bakaruka bakagira ibindi bibazo, ariko ni byiza kubifata kuko hari ibyo biba biri bukurinde. Mu gihe wakinyoye ntuhite uruka
ni ukuri jya ugerageza wihangane ugifate kuko ni byiza. Ndetse mu miti bahabwa na supanete. Supanete baba bari kwirinda impfu z'ababyeyi batwite bapfa bishwe n'indwara ya malariya. Kandi indwara ya malariya yica cyane cyane ababyeyi batwite n'abana bari munsi y'imyaka 5. Ni bibi kuba yarwara malariya kuko ishobora no kumuhitana igatwara ubuzima bwe. Icya gatandatu babakorera ni uko umubyeyi yigishwa indyo nziza akwiye gufata n'ibyo adakwiye gufata. Ni ukuvuga ngo hari ibyo kurya umubyeyi yemerewe, hari n'ibyo ubundi aba atemerewe. Nk'uko twagiye tubibona no mu mavideo atambutse, si byiza ku mubyeyi kuba yanywa ibisindisha alcool. Ntabwo ari byiza ku mubyeyi kuba yanywa itabi. Ni bibi kuko byangiza ubuzima bw'umwana. Ariko ibyo kurya biteguwe neza, imboga zawe za dodo, indagara, mbese utagendeye ku bintu biri hejuru bifata amafaranga menshi, birashoboka ko umubyeyi yakwiyitaho akabona intungamubiri zose zihagije ndetse zigera no ku mwana. Icya karindwi ni kumenya ibimenyetso mpuruza, danger signs, ku mugore utwite. Mu bimenyetso mpuruza rero nabyo tuzabirebaho. Ibimenyetso bigiye bitandukanye harimo kubabara mu nda cyane bikabije, kumeneka kw'isuha, kuva amaraso bikabije, mbese ni byinshi nabyo tuzabyigaho, tuzabirebaho. Mbese iyo umubyeyi ajya kwa muganga akikurikiranisha bitewe n'ibyumweru afite, hari ibyo batangira kumwigisha, hari ibyo aba agomba kumenya kugira ngo isaha n'isaha mu gihe bibayeho akabona ibintu bidasobanutse ku buzima bwe. Ni byiza ko rwose ahita yihutira kujya kwa muganga. Icya munani ni bituma umubyeyi yitegura, akitegura igihe cyo kubyara neza. Kwitegura ntabwo ari ukuvuga ngo nabonye amafaranga nagiye kugura ibigoma nagize gutya na gutya. Yego sava nabyo birakenewe, ariko ahantu hambere ugomba gutegura ni mu mutwe. Ukitegura mu mutwe, ese ndi able yo kuba ngiye kubyara cyangwa se niteguye kuba ngiye kubyara? Ukabishyira mu mutwe wawe. Ese nibiba ngombwa ko bambaga nzabasha kubyemera? Habayeho impamvu runaka ituma mbagwa, nzabyemera, nzemera ubuvuzi? Ese nzabasha kwemera amahitamo nkurikiza ibyo muganga ambwira mu gihe ngiye kubyara kugira ngo mbashe kubona umwana ari muzima nanjye mbe muzima? Ndetse no mu byo utegura amafaranga azagufasha mu gihe cyo kubyara, amafaranga azagufasha kwishyura ibitaro. Mbese bigufasha kwitegura ibintu bigiye bitandukanye. Ndetse ugategura ibikoresho, ugategura aho uzabyarira, kuvuga njye nshaka kuzabyarira ahangaha ku bitaro runaka. Mbese uwitegura yitegura kare, ntabwo yitegura ako kanya. Icya 9 ni uko gukora igipimo cyangwa se antenatal care bigabanya ibyago byo kubyara imburagihe umwana atagejeje igihe, cyangwa se umwana akavuka afite ibindi bibazo runaka mu buzima bwe. Ni ukuvuga ngo iyo wamenye ibimenyetso mpuruza ku mubyeyi, bakaba barakwigishije ibihe byiza umubyeyi yaba yagakwiye kubyariramo, byumweru byiza umubyeyi yaba yagakwiye kubyara, bigabanya ibyago byo kubyara. Umenya mbese imirimo ukwiye gukora n'igihe ugezemo, kuko hari imirimo ivunanye ishobora gutuma habaho ibise vuba vuba igihe cyo kubyara kitaragera. Hari ibyo kurya bishobora kuzamura ibise igihe kitaragera. Ibyo byose ni ubumenyi umuntu agenda yungukira kwa muganga mu gihe ari kwipimisha inda. Icya 5 bituma ugira icyizere cy'ubuzima bwawe ndetse n'ubw'umwana ko bumeze neza, n'ubumenyi buhagije ku buzima bwawe n'umwana, ukamenya ko nta ndwara ufite zishobora kuguteza ibibazo,
ukamenya ko umwana ari gukura neza mu nda, ukamenya ibiro by'umwana, ukamenya igihe uzabyarira, mbese kira kitu kose, amakuru yose akenerwa ku mubyeyi urayahabwa. Ni byiza rero gukora iki gipimo cyangwa se antenatal care mu gihe utwite kandi ukabikora hakiri kare, ni byiza cyane, bifasha mu gutegura ubuzima bwawe n'umwana hakiri kare, bakagukurikirana hakiri kare. Rero ikiganiro cy'uyu munsi ni aha ngaha tugisoreje. Babyeyi twitabire kujya kwipimisha inda hakiri kare, twitabire gahunda zo kwa muganga zo kwipimisha inda. Ntuvuge ngo uyu munsi nasibye nzajyayo ejo kubera numva ntimereye neza, no. Ni byiza gukurikiza gahunda za muganga kuko bifitiye akamaro wowe n'umwana utwite. Ibiganiro byo kuri RN Agape Official nakagaruka, dusubire ubutaha. Ciao ciao.